Hello friends, welcome back again kuri Patience TV show nk'ibisanzwe mbahaye ikaze. Guess what, uyu munsi rero nimuze tugende muri sama noneho mbereke sama iyari. Sama itagizwe n'imvura, sama itagizwe n'umuyaga, sama y'ubushyuhe gusa sha niyo nka yahagurutse niyo nka yahagurutse. Hano murabona harimo abana benshi barimo gukina, bagiye bari kumwe n'ababyeyi babo bari ku ruhande, abana nabo barimo barakina, murabibona. Cyakora guys, mbabwira Amerika ni nziza pe. Ariko none ntukarebe twageze mu gihe cy'ubukonje, mana we, ibiti byose biba byagiye nta na kimwe uri murabona. Aho ngaho rero murabona hari abasire barimo baratangira kwirira udufoto mu mazi. Aya mazi cyo gishushanyo murabona kigenda kicira abantu ijisho ngo muze kwitegereza neza, muraza kubona gihumbya, kirahumbya neza pe. Abana hano barishimye, barimo barakina, bari out. Muko mubona harashyushye kubera yuko murabona ko bikuyemo udupira. Mbese biraryoshye pe, ni byiza, bisa neza, ntako nabona mbabwira. Sama iba ari nziza. Hanyuma rero twakomeje twigendera gake. Imbere hari abana barimo barikinira, barimo barakora ibintu by'imyitozo yo kubyina. No, umwana wese bitewe n'icyo ashaka kwiga n'icyo ahitamo. Niba ushaka kubyina nibyo wiga, niba ushaka kurwana nibyo wiga, niba ushaka umuziki nibyo wiga. Nta bintu byo kuvuna mu mutwe no kugora oya. Hano nta kugorana. Ayo mazi ni meza, ava hejuru ku kintu cy'igishushanyo akamanuka no hasi, biba biri so cute, biba biryoshye. Mbese umuntu arabyenjoyinga pe. Dore ngaho kagakobwa kabyina. Ubwo rero twakomeje kugendamo ducamo gake. Abana bose bari hanze nko mubibona, none bari no muri vacation, bari muri vacancy, ntago barimo kwiga. Of course ababyeyi babo bagomba kubafata bakabatembereza kugira ngo bazasubire mu ishuri cyangwa bazasubire mu kigo barafreshinze up mu mutwe rwose, bari clean. None basubire mu masomo. Reba hirya kiriya kintu kikwicira ijisho, niba kirimo kirakubwira ngo iki. Cyakora mana naragenze, ndabona nagenze henshi, ariko aha hantu ni heza pe, ni heza. Umuntu yageze abumva hatuje, bumva n'akandi kayaga. Yahora nagerejwe iyo mbereka ayo mazi uburyo arimo aramanuka, ariko ntibyankundira neza bitewe n'ikirekire cyane. Ariko nakoze uko nshoboye kugira ngo ibintu byose bigende neza. Tubirebere hamwe, tugende twiga gake. Nkuko rero nabwiye, gahunda ni ugutembera, twongera tugatembera. Mbese tukibera ba mukerarugendo, tukagenda tunaganira ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Abagiye bafite ibitekerezo, abagiye bafite ibintu runaka, tukagenda dusharinga ibitekerezo. Ubwo rero ngo duhisemo iki? Gukomeza mu muhanda bisanzwe. Guess what? Turi Chicago. Ubwo rero twaje gukomeza turagenda gake. Anga ni kuri restaurant y'Abashinwa, nkuko mubibona ngo ni restaurant y'Abashinwa. Abashinwa bazi guteka pe, bazi gukora ikintu cyitwa inkoko, bazi gukora ikintu cyitwa umuceri, none bagashyiramo icyitwa ikirungo pe. Ubwo rero ngo twaje gukomeza, turimo turagenda twambukiranya imihanda. Hano hari abantu bagiye batandukanye, abo bibere kuri scooter. Utwo duscooter tuba tumeze nk'igare cyangwa se akamoto, kubera rwose n'abantu bashaka kwigira mu kazi bashobora kugakoresha bakikomereza, ubundi ubuzima bugakomeza ubundi. Murabona urujya n'uruza rw'abantu, hari abantu benshi pe, hari abantu benshi, kandi murabona ko rwose sama bayenjoyinze with their family, with their friends. Mbese murabona ko ibintu birashyushye, ibintu ni munange niko nababwira. Iyo hari muri sama rwose amaresitora aba yafunguye, abantu ugasanga baricaye hanze ku maresitora, ibintu birashyushye. Mbese sinzi uburyo nababwira. Dore rero ikintu biti gishira umuteto, iwacu niko tubyita shira umuteto, bino bibisi. Ariko nkuko nababwiye akenwe kuzabereka bino bibisi, noneho tugakora video yo kukinjiramo, tukagenda tukirimo, ubundi nkabereka kuva A Z. Mugare uko ni bya hano bingana, ni binini. None ikintu cyano gisekeje, bene ibyo bisi bingana gutyo ushobora kujyamo ugasanga harimo wewe wenyine, ugasanga harimo babiri, kandi ntago mukishyura.
gusa si zose ariko inyinshi ngiye nk'izo maze kujyamo ntago wishyura uragenda ukajyamo gusa ukavuga aho bakujyana bakakugeza ubundi ukivira mukigendera ikintu cyitwa transport hano rwose mana yanjye biba ari ibintu bimeze gute by'uburyohe gusa nta kuvuga ngo barakwishyuza nta kuvuga ngo jya muri bisi we gusa babwire ngo ndavira amaha bakakugeze nushaka no kongera gutaha bakugarure bongera bakugeza aho bagukuye ibintu ni uburyohe nta byo kuvuga ngo ndishyura so murabona rero ubwo twakomeje kugenda umusaza n'akabwa kiwe hano ikintu cyitwa imbwa mana yanjye imbwa hano ni umwami ndakurahiye imbwa hano uburyo bazifata nuko nabashije kumirwa nyine nkibona uburyo imbwa hano ziri very 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 important barayifata bakayishyira mu mwanya w'imbere mu mavideo amwe namwe nagiye mbibereka bakayicaza imbere rwose nyirayo akicara aho adrivingira imbwa ikajya ku ruhande rwiwe rwose anyways urabona rero ahangaha hari ikintu cyitwa amabisi n'utubisi nizo ziba zigendera gusa kandi mana yanjye ikintu nabonye iyo bisi uyigiyemo urabona arete hakoja ntiwacu natwe turi abasirimu pe mu Rwanda wacu turi abasirimu natwe ibi turabigira iyi arete natwe turayigira iza gutwara izana ikibisi kigahagarara abagenzi bakinjira natwe wacu rwose hari ibyo dufite ubwo rero gahunda yo kugenda twakomeje tugenda gake ibintu bikagenda birushaho kugenda bibunyunyusi n'amasaha agenda yicuma iminota igenda yicuma ariko tureba ese iyi sama abantu bayenjoyinga gute nk'uko mwabonye rero buri wese afite uburyo yagiye ayenjoyingamo hari abayenjoyingamo bagenda muri vacation hari abagiye where in different ways bakagenda mu nzira zigiye zitandukanye aho murabona ko tugeze muri traffic hari ikintu cyitwa ambutiyage sasa ariko ikiza cyane ambutiyage ntabwo itinda cyane mugahagarara nk'ubu birarangiye traffic kavuyemo barikomereje oh my god hanyuma rero guys nkuko mubibona gahunda yacu icyo twiyemeje nicyo tugomba gukora tugakomeza kugenda dusharinga kandi nkomeje gushimira abantu mwese munkurikirana uko mungana kose ntaho twatangiye turi 0 ubu tugeze ku bantu 3,000 ntago nabwo twabitekerezaga ariko kubera mwebwe kubera urukundo rwanyu nukuri tubigezeho kandi n'ibindi byose bizaza ko bizagenda biza tugende tubisharinga cyangwa tubisangira gake aho ngaho rero twigeze ku mazi hari abantu bazi kurya amafaranga yabo hari abantu bazi kurya ubuzima mbese ubuzima bwabo bakabugira gute bakabwenjoyinga pe reba nk'abantu bibereye aho ngaho ku mazi rwose reba nk'aho bibereye muri ubwo bwato baviwa bafite plan yo kujya kwenjoyinga yo kujya kuryoshya ubundi bagakora ibyo bakora ubundi bakitahira mbibutsa ko turi mu gihe cy'ubushyuhe ibyo murabizi ariko igihe cy'ubushyuhe ntikivuze ko imvura itagwa n'imvura igirwa sometimes ariko n'imvura yagwa ntago bivuga ngo abantu ngo baritwikira mwaribonye kuri video y'ubushize reba papa reba ukuntu hano hantu hameze reba mama mwabibonye abana bose bari outside ababyeyi barishimanye n'abana babo mbese biraryoshye I can't wait nanjye wanjye gukura tukajya tumutwara tumufata mu kaboko cyase twamugati genda imbere akagenda imbere tumugati hey stop there agahagara tukicara natwe tukenjoying our time ariko iyo akiri mutoya ntabwo biba byoroshye dore abana dore ngandebera uyu nguyu rwose aba yashoye amafaranga ye akavuga ati ndajya kurya ubuzima byange bikunde akaburyo ubundi ahandi ubundi ndabashimiye rero mwebwe mwakurikiranye video kuva itangiye ndetse kurinda isoje ndabashimiye cyane mwebwe mudahwema kunkurikirana uko bwije nuko bukeye muri umugisha muri inshuti zanjye kandi nta kidashoboka n'ibindi byose tuzabigera turi kumwe dufatanyije tuzagera kuri byinshi kandi nanjye ndahari cyane ku bwanyu. Thank you for watching my video, thank you for being with me, thank you for your support. Ni inkunga ikomeye cyane iyo urebye video ukayisoza ni ukuri ubukoze cyane. Ndabakunda cyane rero amahoro y'Imana abane namwe mutangire icyumweru neza dore ni ku wa mbere icyumweru kizabahire. Bye.